Muraho neza bakristo nshuti z'Imana. Nongeye kubaturaho umugisha w'amahoro y'Imana, amahoro abe muri mwe. Dukomeje kuba mu miryango iwacu kandi dukomeje no gusenga, dusengana kwizera uko ni intwaro ikomeye cyane. Uko iki cyorezo kirushaho kugira ubukana, natwe turushaho kongera amasengesho arimo kwizera. Uyu munsi nibanze cyane ku gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice bitandukanye. Nasanze dufite intwaro zigera kuri 3 dukwiye gukomeza kurwanisha. Ntabwo ari muri ubwo butumwa gusa ziri, ahubwo nasanze ziri hose. Intwaro ya mbere dukwiye kurwanisha gusoma ijambo ry'Imana. Intwaro ya kabiri tugasengana kwizera. Intwaro ya gatatu tukagira discipline, nkuko inzego z'ubuyobozi zikomeje kubidukangurira, kudushishikariza, ndetse n'inzego zacu z'itorero. Dukwiye gukomeza kugira umuco wo gukaraba neza intoki. Dukwiye gukomeza kugira umuco wo kwirinda kuramukanya dukoranaho. Dukwiye gukomeza kugira umuco wo kutajya aho hari amahuriro cyangwa se amateraniro menshi. Kandi dukwiye nanone gukomeza kwirinda kwikora ku munwa, kwikora ku mazuru, kwikora ku maso mu gihe intoki zacu zidatunganye, zidakarabye neza. Izo ni intwaro turimo kwifashisha mu guhangana n'iki cyorezo. Ariko ijambo ry'Imana ryo ni akarusho. Nasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere, mbonamo ijambo riduhumuriza, aho Yesu agira ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ni igice cya 14 umurongo wa mbere. Nasanze guhagarika umutima ari ikintu kibi cyane, ni ikintu gisenya. Guhagarika umutima bitera ubwoba, bitera kwiheba, bitera gucika intege, bitera kwigaya ubushobozi, bitera kwicunaguza, bigatera no kwanga ubuzima. Ibi byica umuntu ahagaze, agenda ayonga gahoro gahoro kugeza igihe anangukiye. Aha niho umwanzi Satani atuzirikira, aha niho atugotera. Muri ibi bihe natangaye kubona indimi nyinshi ziravuga coronavirus kuruta uko zivuga Imana. Bene data, ndagira ngo mbasabe duhindure page, tuvuga Imana cyane kuruta uko tuvuga iki cyorezo. Twe kukigira igisitari, ahubwo turebe Imana. Yesu ijambo yabwiye abigishwa bagakangarana, yarababwiye ati, ngiye kwa Data, ndagiye. Iryo niryo ryabahagaritse umutima, kuko ikigaragara ntabwo bamwizeye nka Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, Imana ibana natwe, Imana igendera muri twe, Imana itura muri twe. Mu yandi magambo, kwizera kwabo, kwizera Imana kwabo kwari gushingiye ku kubona Imana n'amaso yabo. Ingero zimwe tuvana muri icyo gice no mu bindi bice ni urwa Filipo. Filipo ati, databuja, twereke Data wa twese birabihagije. Bibona ku murongo wa 8 igice cya 14. Toma nawe mu gice cya 20 umurongo wa 25 nawe aravuga ati, nintabona inkovu z'imbereri mu biganza bye ngo nshyiremo urutoki rwanjye, sinshyire n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Aya magambo ndayibazaho, ese koko Yesu yaragiye? Ku ruhande rumwe igisubizo ni yego,
uwo baboneshaga amaso y'umubiri yaragiye. Tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 9. Hagira ati amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Ku rundi ruhande ntabwo yagiye, navuga ngo oya, kuko uri Emmanuel arahari. Dusomye ku murongo wa 20 igice cya 28 mu butumwa bw'Isi bwanditswe na Matayo, Yesu ubwe yarivugiye ati kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ni indirimbo ya 50 mu gitabo cyacu cy'indirimbo zo gushimisha Imana. Nanone ni amagambo tubona kava mu kanwa ka Yesu, aho avuga ati njyewe na Data tubana namwe, ntimuri mwenyine, turi kumwe. Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Imana ntidutererana, Imana ibana natwe, Imana igendera muri twe. Abaramyi bacu hano muri paruwase ya Kacyiru, Holy Call Worship Ministry, bafite nabo indirimbo ivuga ngo no mu bikomeye biriho muri iki gihe niyo yakomeje kudukingira ingabo. Ntabwo rero twakwirengagiza uruhare Imana yacu yagiye igira mu rugendo rw'ubuzima n'ibibazo tugenda tunyuramo. Aya magambo abiri uko Yesu yayavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana wera, nayatinzeho uyu munsi kandi nawe ndagira ngo agufashe. Irya mbere ni iri rigira riti ntimuhagarike imitima. Ntimuhagarike umutima, ntimukuke umutima. Irya kabiri ni irigira riti muhumure nanesheje isi. Turisoma mu butumwa bw'Isi bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 33. Bene data, ntidukuke umutima, duhumure, dukomere kandi twizere Imana, twizere Kristo nk'umwami kandi umurengezi w'ubugingo bwacu. Tugume mu birindiro dusoma ijambo ry'Imana, dusengana kwizera, tugire discipline mu gukumira ubwandu bw'iki cyorezo. Reka dusenge. Mana Data wo mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimira ijambo ryawe riduhumuriza. Koko ntidukwiye gukuka umutima, kuko twizeye Imana ihoraho kandi ishobora byose. Turasaba ngo no mu bihe nk'ibi ngibi twibwira ko bikomeye cyane, ariko tukubone nk'ukomeye kurusha byo, kandi tukubone nk'uwatuneshereje. Turasengana kwizera, dusengera bagenzi bacu warangije kwisubiza, dusengera abandi barwariye hirya no hino, ariko tunisengera n'abataragerwaho n'iki cyorezo, kugira ngo uturinde mu buntu bwawe. Komeza kuturindira igihugu, uturindira abayobozi, urinde itoro Kristo waguze amaraso y'igiciro cyinshi, urinde abayobozi baryo, urinde umukumbi wawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.